Roho nzima itura mu mubiri muzima. Diyabete ni indwara mbi itatuma uhimbaza Imana, nyamara burya hari ibimenyetso biyiranga twese dukwiye kwitaho. Itura mu mubiri muzima. Diyabete ni indwara mbi itatuma uhimbaza Imana, nyamara burya hari ibimenyetso biyiranga twese dukwiye kwitaho kugira ngo twivuze twikurikirane bityo tubashe kuba twakira itaraturembya. Ndabasuhuje bene data abo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Reka mbabwire ngo isabato nziza, kandi nanone twikirizanye tuti umunsi w'umunezero, isabato nziza. Hanyuma abakristo mwese musigaye reka mbabwire ngo Yesu ashimwe. Abakristo gatolika mbabwire ngo Kristo Yesu akuzwe. Abasilamu namwe mbabwire ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imana y'amahoro duhane imigisha. Mbifurije igitondo cyiza, mbifurije impera z'umwaka nziza, mbifurije impera z'icyumweru nziza. Dukomeze guhirwa n'Imana mu byo dukora byose. Hanyuma rero turamenyeranye mu biganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana mu gace kitwa breakfast, mu ijambo ry'Imana rirambuye. Turabana mu buryo bugiye butandukanye. Ubu noneho tugiye no mu kandi gace kitwa roho nzima. Nibyo koko roho nzima itura mu mubiri muzima, kandi ari byinshi tuba tugiye tudasobanukiwe, nyamara dushobora gusobanukirwa tukabigiraho umwitwaro muzima, tukabigiraho uburyo tubyitwaramo kugira ngo bidufashe kurinda amagara yacu. Nitumara kuyarinda, imibiri yacu nk'insengero z'umwuka uri muri twebwe, tumaze kubirinda tukagira ubuzima bwiza, bityo umwuka wera abaho yisanzuye muri twebwe, nta n'igihe dufata cyo kuba mu maganya kubera yuko tuba twarwanije umuze mu mubiri. Hanyuma rero ari indwara abantu benshi bazi cyangwa batazi, ariko iri guhitana ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Ni indwara yitwa diyabete. Ahangaha rero naguteguriye ibimenyetso bigera ku 9 by'umuntu urwaye diyabete, utangiye kwatakwa na diyabete. Hanyuma ngasoza nkugira n'inama y'icyo wakora niba rero utazi niba urwaye indwara cyangwa utazi niba uyifite. Bana natwe kugira ngo usobanukirwe. Nukurikirana akantu ku kandi biraza kurangira umenya icyo wakora kugira ngo wirinde diyabete itarakugeraho. N'uwamaze kubona ibimenyetso byayo araza gusobanukirwa icyo yakora kugira ngo abashe kurwanya uwo muze mu mubiri utaramuzengereza. Ibimenyetso by'uko umuntu rero ashobora kuba ari guterwa na diyabete ndaje mbikubwire. Menya yuko aka gace kitwa roho nzima tuzatuvugamwe indwara zitandukanye, ibimenyetso byazo n'uburyo umuntu yabyirinda, kugira ngo tuganire iby'ijambo ry'Imana ariko riri kujya mu mubiri muzima, kugira ngo umwuka wacu abone uko abyibuha wo mu bugingo, abone uko abyibuha ari mu mubiri muzima. Ibimenyetso by'uko umuntu ashobora kuba ari guterwa na diyabete cyangwa iyo bita mu kinyarwanda igisukari, harimo ibi bikurikira. Ibimenyetso bisanzwe biboneka cyane. Icya mbere ni ukugira inyota ikabije cyane, ukanywa amazi menshi kandi inshuro nyinshi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere, ni inyota ikabije, kigaragaza yuko ushobora kuba uri guterwa na diyabete. Ikimenyetso cya kabiri ni ugukunda kwihagarika cyane, ndetse no mu gihe cyo mu ijoro. Ukunda kwihagarika ku manywa, mu ijoro. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ukunda kwihagarika kenshi, ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba uri kwatakwa na diyabete. Icya gatatu, kugira inzara idasanzwe nubwo waba umaze kurya. Guhora wumva ushonje kandi umaze kurya ni ikimenyetso cya gatatu gishobora kukwereka yuko uri kwatakwa na diyabete. Ndakwibutsa yuko nubana natwe kugeza ibi bintu mbirangije kubikubwira, ndakugira inama y'icyo wakora niba ufite kimwe muri ibi bimenyetso kugira ngo ubashe kuba wabihagarika. Ikimenyetso cya kane ni ukurambirwa no guhora unaniwe. Kumva ibintu birakurambiye, niba ari wicaye kumva birakurambiye, niba ari uri kugenda ukumva birakurambiye, ikintu uri gukora ukumva kirakurambiye, ikindi ugahora unaniwe. Ibi ni ibimenyetso by'uko utangiye kurwara diyabete, itangiye kukwataka cyangwa iyo bitwita mu kinyarwanda igisukari. Ikimenyetso cya gatanu ni ugutakaza ibiro cyane, kandi
utaragira ikintu ukora cyo kubigabanya, nta masiporo ukora, nta biki, za mfashamirire zo kugabanya ibiro ntazo ukora, hanyuma ukumva utangiye kugenda utakaza ibiro, ni ikimenyetso cya gatanu kikwereka yuko diyabete itangiye kukwataka. Mbabarire nsome ku mazi ahari nanjye itangiye kunyataka. Ikimenyetso cya gatandatu kikwereka yuko diyabete itangiye kukwataka ni ukureba nabi. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye kureba nabi, ibyo bita vision blurry, ubutangiye kwatakwa na diyabete, nacyo ni kimwe mu bimenyetso, ni icya gatandatu kikwereka yuko diyabete itangiye kukwataka. Icya karindwi, ibikomere bidakira vuba. Reba akantu kagukomerekeje ku rutoki ugasanga urakira bigoranye, iki ni ikimenyetso cy'uko diyabete ishobora kuba itangiye kukwataka. Ikimenyetso cya munani, kumva ibiganza cyangwa ibirenge bisa n'ibibabaye cyangwa bibabara, icyo bita tingling cyangwa numbness. Niba utangiye kumva ibi bintu, menya yuko utangiye kwatakwa n'igisukari cyangwa diyabete. Ikimenyetso cya nyuma, nawe ushobora kubuza ibindi byinshi, ariko icya nyuma mu byo naguteguriye ni ukurwara ama-infection cyane mu ruhu, mu kanwa, mu myanya y'ibanga n'ahandi hagiye hatandukanye. Icyo gihe rero ushobora kuba uri kwatakwa na diyabete. Hanyuma icyitonderwa ugomba kumenya, hari ubwo ibimenyetso biza gahoro gahoro muri diyabete type ya kabiri, cyangwa bikaza bitunguranye cyane muri diyabete type ya mbere. Inama rero tugirwa twese, ababizi, abatabizi, abazi ibimenyetso, abatabizi, uwumvisha iyi audio, inama twese tugirwa ni ukwipimisha igipimo cy'isukari mu maraso. Nibwo buryo bwizewe bwo kumenya neza niba urwaye diyabete, hanyuma ukajya kwivuza, ukipimisha. Yo basanze utangiye kwatakwa na diyabete gake gake, bakubwira uburyo ushobora kwifashisha kugira ngo ibyo bintu bikumire bitari byakubaho, cyane yuko diyabete ari indwara iri kwica umubare munini cyane ku isi. Hanyuma rero muze twikurikirane, twisuzume, twipimishe. Ndabashimiye rero mwebwe mubana natwe kuri iyi channel yacu kandi yanyu. Turashimira abantu bamaze kwiyandikisha, bamaze gukora subscribe, kuko bamaze kugera mu 1000 n'abandi barenga. Turabashimiye yuko mubana natwe umunsi ku munsi, musharinge n'abandi kugira ngo bumve ibi bintu, hanyuma babashe kwivuza, bityo tugira amagara mazima, ature mu mubiri muzima, hanyuma bityo tubyibuhe mu buryo bw'umwuka, kuko nta maganya n'ibindi. Ngewe rero mwabanye muri iyi gahunda yitwa Roho Nzima, ndi Evangeliste Salome Iradukunda. Amahoro y'Imana nabane namwe, imigisha ituruka ku Mana Data twese basesekaraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.